ndasaba abaririmbyi ko batambuka twafata iminota nka 10 nta kibazo. Hari indirimbo yakomeje kunzamo, wenda Frank ko atambutse na Banzabakiza bayirebe, ivuga ngo ngira ikibazo cyo kwigana indirimbo kuno bakora muri gabe. niwe ushobora byose. Sinzi mwayumvise, nayica yatangiye kubwiriza inzamo iranyuzura. Dore ikintu nibutse muri 2019 mu kwezi kwa 11 nari muri Nigeria, bafite convention yitwa ngo Almighty God. Teme yabo y'umwaka yaravugaga ngo Imana ishobora byose. Ntabwo nari nagiye kwigisha, namaze y'icumweru. Haza bigisha baoye depo bande, buri muntu akaza tubwira ngo ishobora byose. Mvaho numva ndi feda, nduzura, ngera ahantu menya neza icyo bisobanura. Nkunda amagambo avuga mu Baroma 4 hafi yaho yasomye ngo n'Imana yita ibitariho nk'ibiriho. Iyo irebye ibitariho, twebwe tujya tuvuga ngo ndibiriho, yikabyita ibiriho. Ngo n'Imana igizura abapfuye n'ibyapfuye, ishobora byose. Niba wumvise iri jambo uko baririmba indirimbo, tuze gusengana. Sinzi ibintu byawe byapfuye, sinzi ibintu ureba ukabona bitakiriho. Ndagira ngo nkubwire ngo hari Imana ishobora byose, ijya yita amazina atandukanye n'ay'ubwenge bwacu n'intekerezo zacu zita. Ariko kugira ngo dukore ikintu kindi, abo materaniro yarangiye twabikozeho, reka bazane igiseke ko turafasha abantu. Siko twatovuze mwabikoze? Niba mutabikoze rero turabikora ko yana materaniro nayo nkariya. Kandi reka mbabwire iki kintu, niba mwafashijwe cyane, wumve ubuzima bwawe none hari umuntu bihinduriye ubuzima. Ujye mutekereza kuba abanyamahirwe bakora. Ubwire Imana ngo uno munsi nanjye ndi mubafasha batishoboye. Sinzi niba mubyumvise neza. Guhindurirwa statut ni imyumvire. Ushobora guhagarara nk'umuntu ufashwa, cyangwa ukavuga ngo kuva none nanjye nzajya mfasha abandi. Reka batere iyo ndirimbo, dukora icyo kintu, hanyuma dusenge. Nta urgence iriho, abataha bagende rwose nta kibazo. Nubw'ijoro ryatinda guca, hirya no hino ukabura inzira. Nubw'ijoro ryatinda guca, hirya no hino ukabura inzira. Muhumure, mukomere, mushikame, igitondo kizarasa. muhumure, mukomere, mushikame, igitondo kizarasa. muhumure mukomere, mushikame, igitondo kizarasa. muhumure, mukomere, mushikame, igitondo kizarasa. muhumure, mukomere, mushikame,
uzakire ubigaburire ubwonko bwawe. Bihindure imirebere, byigishe imitekerereze, biyobora ubugingo. Bihindure imvugo, bihindure ururimi rwawe. Umunsi umwe Ezekiyeli ari mu kibaya cyuzuye amagufwa. Imana iramubwira ngo Ezekiyeli we, ayo magufwa ubona yumye yakongera kubaho? Aravuga ngo ni wowe ubizi Imana, ushobora byose, azi byose, ushobora byose, abera hose icyarimwe, ushobora byose, nta kimunanira. Twebwe nk'abantu tugeraho tukananirwa, twebwe nk'abantu tugeraho tugacogora, twebwe nk'abantu biratugora tukazamura ibiganza, ariko hari Imana ishobora byose. La sile mengodrish. Palamanga di sele groma. Asishele greme groma. Tikele mengros. Kele mengromash. Kele mengrosi le gre. Safari na safari. Borigere mengodish. Apikele mengodrigre. Ushobora byose Mana. Zakwereka abantu bari abafite ibizo barebeshaga amaso bakabona bidashoboka. Ijambo ryawe riravuga ngo ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Reka Mwami ababonaga ibidashoboka uno munsi ubabwire ko ushobora byose. Ndasengera imiryango, ndasengera igihugu n'ibihugu, ndasengera ivugabutumwa ku isi yose, ndasengera ijambo ryawe kugira ngo ryamamare, ryamamare, wamamare, amamara, wamamare, amamara, wamamare, amamara, amamara, ay, wamamare, amamara, amamara, wamamara, ay, wamamare, amamara, shiramo agakunga gatoya abantu barimo basohoka niko kwisi. Unikumbuke Baba ninapowazuru uke unikumbuke Yesu naomba unikumbuke